Birashoboka ite ko uyu baby yawe umeze nk'upara? Hello, azite baby. Shano kubyihanganira nyine wase ko cyagenda ndi mu gashumeri ko nta kidashoboka tu. Nta mutima mubi sheri, nta mutima mubi ni ukuri, kandi no gukora biriya ntabwo ari uko mba nkwanze pe, hari ukuntu nyine umutipe aba nta kuntu ahagaze akabona guhakanira umukobwa nabwo biri buze kugaragara mu ishusho mbi, niyo mpamvu nyine banabigenje kuriya, ariko ntandi mahitamo na nyuma mfite. Ya ahubwo se reka nkubaze, ni ukuri pe, yego nyine nsanga mu rugo tubiganireho, kandi urabizi nta kidashoboka. Se n'iki kidashobokera umutima ushaka cyangwa se ukunda? Yego. Akamoto ka 500 ntabwo nakabura pe, nakabura ute? Ntabwo nubwo nkennye ko singeze aho umwanzi agomba gutera ibuye. Yego. Okay. Noneho ubu ngubu ndumva ko ibintu bigiye kujya mu buryo. Ni karibu baby, si iwawe se? Umeze neza sheriga, ubwiza ufite niyo mpamvu nyine numva ntabwo utakabamo. Umeze neza. Umeze neza. None se ko wicaye hano ndabona uri no mu kazi. Ushaka byanshoboye. Biba byanshanze. Nise amakuru yawe. Ariko nta nubwo ari meza cyane. Byagenze gute? Utangiye kwivugishwa ngo ushaka kunyanga. Nise nyine wowe ko mbona umuntu nshaka. Hari ahandi se wabibonye? Ntahandi nabibonye, ariko nabwo mbona abandi babibakorera. Mbona abandi babibakorera babasohokana, ariko ntabwo ushaka kunsohokana. Baby, you need to wagira bigiti. No baby, wambwiye kuri bunsohokane. So waretse tukazabikora next week. Ubundi biburankunda ubundi utaba ushaka kunsohokana. Nshaka ndagukunda pe. Ubundi ntabwo wajya ubyanga. Bantu nemere n'ibyaha. Yego, ndabikora. Ubundi kubera icyo ushaka kunaniza. Turaneza kubera. Hano se turafite. Nise n'ivumburanye. Muri bebe wanjye se. Shyira akaguru se n'ibiro ufite sha, none se bameze gute muri iyi minsi imeze ute? Wowe igihe wivumbagura ugira gute? Ariga nawe ushaka kundakaza. Kuba naranze ko ngomba gusohokana byahise bikora akazi, kandi nanjye nashakaga kureba. Kundeba se ko bigende bite? Nyine kureba uburyo kiwira akazi, ariko nkunda kurakara kwawe. Sawa nyine. Nukuri, ariko none birakunejeje Cyane. Akoze. Ahora. Ntabwo ryari. Sure. Yego. Shira ufite mu kanwa heza. Sawa wese n'iminwa myiza. Akoze. Narakoze. Nyine be sibyo kugira ngo numve ko ibintu byose uri kumbwira ari byo. Kutari kumbeshya. Ngewe urabizi mpora nkubwiza ukuri kose gushoboka. Nshobora no gutobora umutima wanjye kugira ngo ube wakumva ukuri kwanjye. Nkemera nkibabaza. Nkashyira ukuri ahagaragara. Sibyo? Si nkunda cyane. Wanyitangira? Oh my baby. Ntubizi? Wanyitangira? Cyane. Sure. Nkubwiye ngo nyitangira wanyitangira? Baby ku kibazo byose. Icyo ndi gushaka? Nawe neza. Ndajya kureba Kayisime hariya. Hehe. Ahantu usanzwe ukareba. Tubigenze biteze. Shaka umuherekeze. Kujyana muri dushe.
bivuze neza baby. Sheri nawe njya ngukumbura. Yego. Ntabwo njya ngukomeretsa. Oya, uretse ko wenda uba ushaka kundakaza wongera kugasohokana. Oya. None se ushaka mfata kesume tubigenze gute? Ikintu cyo kuzana kesume kuri imyenda cyane muri dushe cyangwa ikuremo hariya ugaruka wambaye esime tujye mu buriri cyangwa ubwoko gereka ngende barumva uransanga nabikoze bansange ku buriri urabanza uze hano nze nkurebe none se ngomba kwishimira everyday kuri buri kimwe cyawe cyose nta kintu cyawe na kimwe ndakunda byose ndabikunda. Urakoze. Uragakenyerera he? Okay. Basi. Ubu nasoje. Ntabwo bavuga ngo nasoje. Nagize ute? Narangije. Narangije se ndarangiriza mu ntebe. Niko. Gutya ubundi mba numva nifuza kukubona umeze gutya. Ngahaguruka. Niyambuye. Haguruka. Koko. Hindukira. Ongera hindukira baby. Gutya nigomba nifuza kukubona. Kigiye kuri cyose. Niki ntabwo neza. Ntabwo ukizi. Ntabwo uri umuntu mukuru. Sikubyina zuki. Ntabwo mbizi. Sinamenya gute utansohokana wowe. Nyine wajya usohokana nkajya mbere. Kosa n'ubundi cyari. Tugende mu cyumba aba ariho tujya kubira. Winoza. Love you baby. Neza. Cyumba rero. Telefone ko tuyisize. Polisi neza wajya ubitera ntazi. Mbanye buri munsi ariko ntabwo nyemereye ko uzajya ubikora buri munsi nk'uko nabishaka. Uzabisukira ahantu ngiye kuzuba. Niba kumva byagenda bite?
Uraburya ushaka ufite agafunguzo se ukagumane muze kugenda gusa ufite akawe se kwanza muze kugenda ukajyana njya kandi ndagafite manzu ryamije